Inkuru nziza ku banyeshuri ndetse n'ababyeyi babo by'umwihariko muri rusange, ni itangazo NESA imaze gutangaza rireba abanyarwanda bose, baba uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'igihugu, nawe iri tangazo rirakureba. Nanone iri tangazo rikaba rireba abadiregiteri b'ibigo ndetse n'abamasita cyangwa se abarimu by'umwihariko muri rusange. Ni itangazo NESA iyo yashyize hanze yigaga ku ngingo ebyiri z'ingenzi natwe tubuze kugarukaho muri iri tangazo. Ingingo ya mbere ni itangazo ry'uko NESA yongeye kwishyurira abana batishoboye minerivare cyangwa se ababyeyi baba bagiye batishoboye minerivare. Iyo ni ingingo ya mbere tubuze kuganiraho muri iyi video, ndetse ingingo ya kabiri ni ingingo igaragaza amanota abanyeshuri bazajya bagenda bimukiraho bava mu mwaka umwe bajya mu wundi, amanota fatizo by'umwihariko abanyeshuri bazajya bagenda bimukiraho. Ubu icyo ngusabye, ndagusabye bana natwe kuva iyi video itangiye kugera irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi mu matangazo NESA yagiye itangaza cyangwa se yashize hanze by'umwihariko muri izo ngingo ebyiri tugiye kuganiraho NESA nazo yabashije kuganiraho. Nimba uri umunyeshuri cyangwa se ukaba uri umubyeyi w'umunyeshuri, iyi video ntigucike kugira ngo nawe ubashe gusobanukirwa byinshi muri iri tangazo, ndetse unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nawe babashe kumenya aya makuru meza NESA iba yagiye itangaza. Twese reka tugende ku ngingo ya mbere. Ni ingingo twari twavuze tuza kuganiraho, ni ingingo irebana n'uko NESA yishyuriye abana batishoboye minerivare cyangwa se ababyeyi batishoboye minerivare, nyuma y'igihe kirekire cy'uko ababyeyi bamwe bagiye bagaragaza impande cyangwa se bakagaragaza ko batishoboye, badafite amafaranga yo barihira abana babo amashuri kugira ngo nabo babashe kwiga, bigatuma abana bamwe na bamwe bagenda bacikiza amashuri yabo, bigatuma bagenda bavamo batarangije amashuri, bakaba bagenda no kuba za mayibobo cyangwa se bakaba bagenda no kuba ibirara ku muhanda cyangwa se bagenda bashamuza abandi bantu nyine amatelefone. Ibi bintu rero byagiye bigaragara cyane cyane NESA ikagenda igira umubare mwinshi w'abana bagenda bava mu mashuri bitewe n'ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Hari na bamwe mu babyeyi bagiye bagaragaza imbogamizi zabo y'uko bagiye babura ubushobozi nyine bwo kurihira abana babo, bigatuma bacikiriza amashuri. Ariko kugeza kuri ubu ngubu murabizi ko NESA yagiye ifata igihe, igafata kandi ikagenda gufata abo bana bagiye bacikiriza amashuri ikabasubiza mu mashuri, nubwo bimwe na bimwe byagiye bigenda biba imbogamizi. Ariko kugeza kuri ubu ngubu nuko NESA yishyuriye bamwe mu bana, ikishyurira abana nyine batishoboye cyangwa se ababyeyi bagiye bagaragaza imbogamizi zabo cy'uko badafite ubushobozi bwo kuba bariha ishuri ndetse n'abana bo kuba bakiga nyine. Kuri ubu ngubu NESA rero ni igikorwa yatangiye cyo kugenda yishyurira abana batagiye bishoboye by'umwihariko kugira ngo ibashe kubafasha no kuba bamenya nyine nabo kuba bakiga ndetse bakazagirira igihugu umumaro, ndetse bakazigira nabo ubwabo umumaro n'ababyeyi babo muri rusange. Ngira ngo murabizi iki ntabwo ari igikorwa gitangiye ubu ngubu, ni igikorwa cya gisanzwe kiriho yuko NESA nyine rimwe na rimwe igenda yishyura abanyeshuri badafite ubushobozi cyangwa se ababyeyi bagiye bagaragaza ikibazo cyo kuko badafite ubushobozi bwo kuba barihira abana amashuri ndetse no kuba babagurira ibikoresho bigiye bitandukanye byo kuba bajyana mu ishuri. Byagiye biteza rero imbangara nyinshi cyane by'umwihariko kuri leta, bituma nyine NESA nifata akanya ko kugenda irihira abanyeshuri badafite ubushobozi ndetse ikanabagurira ibikoresho bigiye bitandukanye, cyane cyane nyine yuko baba bashaka ko abana bazavamwo abantu b'ingirakamaro kandi bafitiye igihugu umumaro by'umwihariko muri rusange. Nubwo ari bamwe mu babyeyi bagenda bagaragaza nyine ibibazo nk'ibi ngibi benshi cyane mu duce tumwe na tumwe tw'icyaro tugize igihugu, ariko kugeza kuri ubu ngubu nyine NESA ikomeje kugenda ikora icyo gikorwa cyo kugenda yishyura abanyeshuri, nubwo atari ubwa mbere cyangwa se bibaye, ariko nyine yongeye kubitangaza igaragaza ko nta mubyeyi ugomba nyine gutaka avuga ko yabuze amafaranga cyangwa se ubushobozi bwo kuba bwakishyurira umwana we, cyangwa se umunyeshuri nyine atavuga ko agomba kuba yabuze ubushobozi bwo kuba yakiga, cyane cyane ko hari n'ibigo bya nayini cyangwa se byiga bataha nyine harimo amafaranga cyangwa se bishyura nyine amafaranga makenya kugira ngo abana bose babashe kuba bakiga neza ntawe usigaye. Iyo yari ingingo rero ya mbere twari twavuze turi bugeze kuganiraho, yuko abanyeshuri cyangwa se NESA iri kugenda yishyura abanyeshuri cyangwa se ababyeyi bamwe na bamwe bagiye batishoboye, nyine ikabafasha kwishyura amafaranga ya minerivare bagatanga makenya nabo ikabunganira. Ingingo ya kabiri twari twavuze tuganiraho ni ingingo y'amanota cyangwa se abanyeshuri uko bazagenda bimuka bava mu mwaka umwe bajya mu wundi. Amanota NESA yashyizeho cyangwa yatangaje fatizo bazagenda bimukiraho ni amanota angahe. Amanota fatizo NESA yicaye igashiraho cyangwa se ikiga, ngira ngo murabizi ko amatirodi yose ntago aba agiye anganya agaciro k'amanota mu buryo bujyanye no kwimuka. Ngira ngo murabizi mu masiyansi ntago amanota yawo wayanganya n'amasomo yo muri TVET cyangwa se amanota yo muri TVET, bitewe nuko muri TVET amasomo yawo nyine biga amasomo menshi kandi nayo mpamvu bashira ku manota menshi kugira ngo babashe kuba bazamuka cyangwa se bakimuka bava mu mwaka umwe bajya mu wundi. Muri siyansi rero bafite amanota yabo ndetse no muri TVET bafite amanota yabo bazajya bagenda bimukiraho by'umwihariko muri rusange, kuko ntabwo bombi banganya ubushobozi kandi nta nubwo biga ibintu bimeze kimwe. Muri siyansi no biga ibintu bisa nkaho bicalenjinga cyane cyane, ari no mpamvu rero muri siyansi NESA yamaze gutangaza amanota 45 kariyo abanyeshuri bagomba kuzajya bimukira bava mu mwaka umwe bajya mu wundi, kugira ngo bifashe abanyeshuri nyine basibira
kugabanya nyine umubare w'abanyeshuri basibira by'umwihariko muri ariya masomo nyine y'amasiyansi, kuko byagiye bigaragara ko abanyeshuri benshi bagenda basibira muri ariya masomo y'amasiyansi bitewe n'uko bagiye babura amanota cyangwa se amanota menshi bari barashizeho 50, bikajya bigaragara nyine ko ari abanyamanota menshi cyane muri iriya somo ry'amasiyansi. Rero muri isomo rya tekinike ho bigaragara ko abanyeshuri bazajya bimukira ku manota 55 kugira ngo bave mu mwaka umwe bajya mu wundi mwaka. Ni ibintu rero nisamaje kuganira nawe, ndisamaje no gushira ku mfamu kugira ngo abanyeshuri bice akajagari k'abanyeshuri bagenda basibira by'umwihariko kugira ngo babashe kwimuka bava mu mwaka umwe nabo bajya mu wundi. Iryo rero ryari itangazo rya NESA. Ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment nawe uko ubyumva ndetse unayisharinge ku nshuti zawe. Ariko nanone nimba uri kuna n'urugamba rugeze kuri channel yacu ya Eagles TV Show, ndakwinginze kura subscribe, wibuke gufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Kwibutsa ko iyi niyo channel ubwenye ushobora gusangaho amakuru ndetse n'ibiganiro nk'ibi ngibi n'amatangazo ya NESA ku gihe kandi mu Rwanda. Ni Eagles TV Show, turakunda cyane. Iri ryari itangazo rya NESA rireba ababyeyi ndetse n'abanyeshuri, rikaba rireba abanyarwanda bose muri rusange, abadirekiteri b'ibigo ndetse n'abarimu.